ko bisanzwe ari normal ko abagabo bakunda kuryamana n'abagore kandi abagore batoya ngo nibo baba bameze cyangwa se kandi abagore akaba aribo babigiramo uruhare kugira ngo ibibazo bizana kenshi nuko abagore nabo babifata mu yambi. Okay, urakoze cyane. Hanyuma none twigaruke hano, ejo wari umunsi mpuzamahanga w'abagabo, sibyo? Ariko noneho hari ibibazo mu Rwanda, abagabo barimo barakomplain bavuga bati abagore barimo baradukubita, ati umugore aragusanga ku kabara akabanza akagucanga inshyi, urumva ikindi kita abagore babahaye intebe noneho bananirwa no kuyicaraho bayihagarara hejuru, abagabo bamwe bati turimo turahukana uragenda ugafata ipantaro yawe ugahita umukwepa ukigendera, abandi bati rwose umugore wamubwira uti mfurira akakurebesha inani na rimwe akavuga ati wakwifuriwe nta maboko ufite. Ibyo bintu koko urabivuga iki? Ikintu gihari, ibintu byinshi uvuze bifitemo ukuri. Nani kenshi umugore w'umunyarwanda yamaze kumenya agaciro ke in so many ways. Hari ukuba azi inzego yajyaho gusaba serivisi, kera ntiyabaga yazijyaho ngo ayisabe ahubwo akaba umugabo ari ujya kugusabira. Umugore yamaze kumenya ko nanjye nakora nkagira amafaranga, mbese urebye neza ko nanjye nshobora kwigendera nkajya mu kabari n'abajyamo tukibera akabari tukajyamo kandi nanjye naba mfite meeting nawe ariya business cyangwa ariya bidding akabari ngi gutumira twahurira ku kabari kitwa wherever one for the road, urumva tugasoma irya nyuma kugeza nka saa 7 saa 8, no problem. Yes, nukuvuga ko abantu afite iterambere byararenze abanyarwanda cyane, niko ntekereza kugira ngo ibintu byiza birimo biraza bijyanye na politike nziza runaka abantu ntibabyumva. Ako kenshi nkumva umunyarwanda ari aware ko isuku yo ku mihanda irakenewe, ibintu runaka birakenewe, ariko byagera ku buzima bw'umugore tukumva abantu baracyari inyuma kubera iki izindi development kumva ko zisanzwe, ariko ibyagera ku mugore ahubwo se kenshi ngewe ni nkubwira ngo wimesere ubundi nta maboko abiri ufite. Nanjye mbaze nkubaze yarangije kwisobanukirwa ko okay nakomesera nk'ukuntu nawe wamesera, nateka nk'ukuntu nawe wateka, najya ku kazi nk'ukuntu nawe uri kujya ku kazi. Rero ibyo byose iryo terambere ryose ntabwo mushaka ko rikora, ahubwo mukumva ko ngo umuco urimo uracika, umuco w'umwanda se ko twawugiraga ko twemeye kucika, umuco kunywera ku muheha umwenge nawe n'abandi batanu ko twawukoraga, twari tuzi ko ari ubusabane byongera ubucuti ntitwawuretse kubera twabonaga atari byo. Ikibabaje ngewe rero nuko n'abantu bari educated kenshi barimo baraba so ignorant of the development muri rusange u Rwanda rukujyaho, bikumva ko by'umugore bigomba kudindira. Noneho ikintu kimwe muri feminisme tuvuga kubera iki abagabo murimo muranga abagore bavuga na feminisme, nuko mubona feminisme is challenging your power. Power yawe ntabwo urayifite, ntawe uyikwatse. Power yanjye ndayifite, ariko power yanjye ntigomba kukwabizinga, n'inyawe ntigomba kunyabizinga. So we are now challenging the power, the existing male patriarchal power. Yes, we are challenging it. We are challenging handi wavugaga ngo ningewe kenshi ugomba kugura umufuka w'umuceri gusa, ningewe kenshi ugomba gusaba happiness. Niyo umugore arimo arakubwira uyu munsi nta happiness because I'm not in my status ya happiness. Mukavuga ye abagore b'iki gihe basigaye bima n'abazaho. No, yaramaze kumenya ko ntabwo ari ihene, ntabwo ari inka buriraho igihe ushakiye, nawe agomba kuba mu mutwe wari tayari. Yamaze kumenya ko niba ushaka kugurisha iyi sambu arakubwira no man, iyi sambu mu myaka 10 twazayubakaho iki n'iki kiduteza imbere. Kera ntabwo habaga challenge twemeranye nawe, nta nubwo ari amahane. Kera abakurambere abagore badukuriye imbere barafollowingaga nk'inka iri gufollowinga umushumba. Ubu nta mugore w'umunyarwanda gufollowinga cyangwa aveuglement. Maintenant the few women who are talking ni nkabariya nyine mirirwa mu mutwita ngo turishega uhitshega abona umugani wo mu Kinyarwanda bitaga umugore wose washakaga kwiyopoza ku kintu kitari cyo. Niyo mpamvu ubona abantu nkatwe kuvuga okay nimba uri guhamagara abantu igishega, that is good. It means those women have understood they are right now, they are opposing to you negative power. So kubita igishega cyangwa iki, it doesn't change anything. So to conclude this story, ntabwo ari ukuvuga ngo abagore barakabije bibiri intuza kubera power yose overtaking muri make. Umugabo numubona azana ibintu by'akavuyo umucishe mu rushyi. Oya ntaho ibintu byo kurwana ni ibintu bya violence, ibyo ngibyo ntabwo tubishigikiye. Dushigikiye ibiganiro ngira ngo na politike y'u Rwanda ni politike yo kwicara ku meza amwe abantu bakaganira bakagira kuri consensus bakagira ku myumvikanire, ariko tukavanamo religion tukavanamo umuco tukaba objective kubera ko ni dukuri. Ariko se kenshi
umbwire nubwo njye nawe bwese tutari pasiteri na masiteri n'ibiki Bible urebye bariya abadisipure bose mubita bande sinzi muri Bible abagabo ese religion yatangiriye he ntiyatangiriye muri communities izo communities ari patriarchal igiki kindi bari gushirimo kitari cyo gushikira imigenzo n'imigendere. So are you trying to oppose the Bible? I'm not opposing because I'm by the way a radical Christian in so many ways, but I believe that I should not follow a reglement. Do you challenge the biblical power that is attributed to them to men? You know. Yes, I'm challenging some concepts of the Bible which I think are not Christian because Christianity, muri Christianity nta dominance igomba kubamo, harimo respect of each other, harimo care, harimo love, harimo ibyo bintu byose, ariko twajya mu muco ugasanga ngo no mwuririye kuri Bible na capability zabo uyu munsi bafite amahirwe mu Rwanda yo kuzigaragaza kubera ko hari politike, hari inzego, hari ibintu runaka bikubwira you are equal citizen. Kenshi wowe nk'umuturage w'u Rwanda nandi nk'umuturage w'u Rwanda ibitsina byacu tubisize ku ruhande, we are equal in front of the law. Absolutely. I agree with you. Kuki mushaka kuvuga ngo amategeko agarukira ku gipangu cyawe? Excuse me. Amategeko ari no mu buriri, amategeko ari no muri class, amategeko ari no muri church. Izi church zishaka gushira amategeko yazo no ntabwo twagira uduhugu mu gihugu. Excuse me. Njewe ntushyiremo ntabwo njye nawe aregaho nitwe turi kuganira. Okay, good. Amategeko ntabwo agomba kugarukira ku gipangu cyanjye nawe. Amategeko ari hose no muri air to breathing, amategeko ari hose, mureka amategeko akore hose. Ibi bintu byanyu byo ngo buri rugo rufite ukuntu rwubatse, ngo buri rugo rufite amategeko yayo, buri rugo rufite umuntu uryama kote y'imbere na kote y'inyuma, umuntu wicara ku ntebe ya papa no mureka amategeko akore hose kubera nta duhugu mu gihugu, dufite igihugu kimwe, itegeko rimwe. Sylvie, uyu munsi nirinze kukufangira ndakureka kugira ngo abantu bose bumve the best you can give to them. Sylvie, may I ask you a question? Kandi ikibazo kiri very very simple. How do you differentiate morality and law? Ntabwo nagiye ku ishuri ry'amategeko, nyewe nk'umuturage wa Nyabihu utazi no gusoma no kwandika. Ndagusabye kuko rega ibyo uvuga you educated woman, mbwira morality wenda tuvuge yuko ni indangagaciro uzigereranya gute n'amategeko? Nicyo gusa biroroshye cyane. Iyo tuvuga indangagaciro ni element of culture. You understand that? Nimba hari umuntu ukunda umuco ndimo ariko umuco mubi ntabwo tugomba kumupromotinga. Urimo urawukunda kandi ibintu wabigize akaduruvayo n'isupu. Umuco ni wa wundi upolisinga bamwe ukareka abandi. Kenshi niba nje mu kabari ahantu runaka nawe ukazamo, wowe ukaza wambaye sengre, njye nkaza nambaye mini yanjye kubera iki ari njyewe bareba, kubera iki batari bukurebe. Iyo ni morality gihe. Niba ari morality dushireho values zirengera bose. Ntabwo ari ukuvuga ngo ngiwe nimvuga hari rimwe na rimwe bitinga umuntu akabya ngo ariko ufite ubwonko ngo ariko ufite ubwonko kubera ndi umugore, ariko wowe watwitinga kubera ubugabo bwawe kenshi bakaba bavuga reka tubisome ibintu bya kenshi. Ntabwo bari buze bagutuke ngo kenshi ngo ariko ufite ubwonko, ariko ngiye kubera ndi umugore baraza batangire gusobanura icyo navuze. Ibyo tubyita man explaining. Urasobanura ibyo navuze ute, wabyumva uko nabyumvishije, waba utumvishije ukambaza aho ujya gutuke ngo utekereza mu bwonko. Rero mu wamutekereza sasa a woman is judged differently from a man, and it's not okay, and we don't want that kubera we are equal citizens. Sasa may I give you nguhanurire? Hanurire. Mu gihe abantu batazasobanukirwa neza, sibyo? The cultural element cyangwa se cultural aspect n'ibigendeye n'amategeko. Iyo tuvuze uburinganire byo turavuga amategeko a sample byo nta nubiburana, sibyo? Ariko iyo tuvuze ubwuzuzanye turagendera kuri n'umuco, ni responsibility of each and every muri family n'ibindi bitandukanye, sibyo? Ariko n'inshuti ziruzuzanya. Ariko rero hari bitazakunda. Nushaka yuko men will never be women and women will never be men. And between women themselves, the women are not equal. Ngewe sana mama wanjye tumeze kimwe.
she has so many capabilities ntafite nanjye mfite ibindi abantu nitugende umugore n'umugabo baratandukanye abantu muri rusange baratandukanye ukuntu tungana muri iki gihugu ugiye ukareba no muri DNA yacu buri muntu afite akantu k'umwihariko ibyo ngibyo tumaze tubyemera icya kabiri none tumenye ko hari ibintu Kenshi ashoboye Mutabazi adashoboye hari ibintu Mutabazi ashoboye Kenshi adashoboye la même chose chez les femmes aussi iyo concept mumaze mwayumva ubwuzuzanye ndabwemera pe ariko ubwo bwuzuzanye bwanyu muzana gusa iyo haje buzaza by'umugore n'umugabo ibyo ngibyo ntabwo ari byo ngo no umugabo noneho baragenda ngo ku kazi ngo noneho kuzuzanya nuko ngiye mba uwo guteka azifu umugore bwanjye egal guteka kandi tuzi ko abashefu bose mu isi bakomeye bahambwa n'ibihembo ari abagabo mwebwe se muri DNA yanyu hari ikibuza ngo uteke ariko ngo no ngo nabashefu muri Serena ariko nagera mu rugo rwanjye ngewe ntabwo nateka turimo turabona abagore ba minisitiri bagera mu rugo n'ubundi bakaba babantu nabo basanzwe nkatwe urumva nose we ntabwo aba yarushe ntabwo yaba yayoboye minisiteri y'igihugu cyangwa niba ari deje niba ari CEO urumva ko ari we better in cooking ni we better in gusasa uburiri ntabwo wumva ko nka minisitiri niba afite management we ubwo buriri ntabwo ari capable yo kubusasa iryo shuku mwebwe mufite DNA y'umwanda aho ugira abantu baraza urugo niba bifite umwanda ngo yamugore n'umunyamwanda aho ngo bavuge ku rugo ruri rw'abanyamwanda kubera n'umugabo ari muri urwo rugo n'umunyamwanda umwana yamba yatsinzwe ku ishuri ngo ariko ngo ya mugore ntiyita ku bana we umugore n'umugabo n'abantu bose bari muri urwo rugo ntiyita ku mwana izi qualificative turi kugenda duha abagore ziri kutudekuraja we want to contribute to this country development we are going to contribute nta choice nk'abanyarwanda ariko noneho mureke ibintu byose dusase inzobe handi havuka ikibazo haje mabag n'ibiki tukagifata nk'ikibazo cya society n'ibibazo bya gender by'abagore oppression y'abagore tubifate nk'ibibazo bya society ibintu byo kujya muza muvuga ngo n'ungure ya mugore oya turabyana Sylvie oui ndashaka kubaza ikibazo cya nyuma ibindi nagahoraho tuzongera duhure kuko heated debate nk'izi zahoraho nkubaza akabazo ka nyuma with you and the colleagues sibyo mwese you the feminist of world how do you see the family in the next 10 years with your agenda, if not hidden agenda? Oya hidden agenda zo ntizigomba kubaho agenda zibariza public za society z'abashyize aho icyo nashakaga kugukoshora nuko ngewe ntafite abacolleague ntabwo nyobora abafeministe ngewe okay let me see with the world feminist movement if I may say of which you are subscribed to if I'm not mistaken. Yes. Sibyo? Where do you see? Where are you driving with your agenda? Where are you taking the family in next for 10 years? Ngewe nakugira dream zanjye inzozi zanjye cyangwa ndeka mbivuge mu kinyarwanda kugira ngo n'abandi babyumve dushingiye ku mahame yanyu